baje kubifuriza Pentecoste nziza. Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, kandi nyuma yo kuganira ijambo ry'Imana turegera igaburo ryera. Turashima Imana yuko Imana yaduhaye umwanya wo guterana, twebwe twese abangana gutya. Guterana kuba twabyutse bigakunda tukaza, arashobora gutekereza yuko ari ibintu byoroshe, ariko buriya hari icyo Imana yakoze kugira ngo tube turi aha hantu. Sifa kwa Mungu. Hari ingabo zo mu ijuru zaturwaniriye. Bibiliya ivuga ngo imigambi ya Satani ni ukwica, ni ukurimbura, ni ukugira nabi. Rero iyo migambi yari idufiteho, ariko ingabo zo mu ijuru zarwanye ku bwacu, kandi Imana yatubashije tugera hano. Reka Imana yabikoze tuyizamurire icubahiro. Sifa kwa Mungu. Twakiriye nanone abantu bose bakiriwe muri iri teraniro. Abaje umuyobozi wa gahunda yamaze kubakira kugira ngo mwegere mu ijambo ry'Imana. Imana iduhana umugisha. Badusomeye ibice mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, igice cya mbere umurongo wa 8. Ibyo Yesu yabwiye abigishwa, arababwira ngo icakoze muzahabwa imbaraga, umwuka nabamanukira, muzaba abagabo kumpamya uhereye Yerusalemu ni Yudeya ni Samariya no kugera aho isi ihekera. Badusomera mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ibice 14 umurongo wa 26, avuga ngo umwuka naza azatwigisha kandi atwibutse n'ibyo Yesu yavuze. 16 ku murongo wa 7 n'uwa 8, ijambo ry'Imana ryavuze ngo igifite ico kibamarira. Inyungu mufite suko ngumana namwe, ni Yesu wabwiraga abigishwa. Ngo ariko igifite ico kimaze nuko ngenda, ngo kuko nintagenda data ntazohereza umufasha. Ngo ariko ningenda muzahabwa umufasha. Haleluya. Sifa kwa Mungu. Turizihiza umunsi wa Pentecoste. Uyu munsi wahozeho mu mateka y'Abayuda, ntabwo watangiye mu isezerano risha. No mu isezerano rya kera umwuka wahozeho. Ntabwo witwaga umwuka wera, witwaga umwuka w'Imana, umwuka w'Uwiteka. Ariko wahozeho. Mu isezerano risha twibuka umwuka wera Pentecoste nk'itangizwa ry'itorero. Ukuzura ko amasezerano Yesu yasezeranije, asezeranya abigishwa. Amaze kuzuka yagaragaye iminsi 40 hano ku isi. Nyuma y'iyo minsi 40 arazamuka abwira abigishwa ngo mugende mu Yerusalemu muzaharindire imbaraga z'umwuka wera. Ku munsi wa 50 uhereye umunsi Yesu yazutseho, niwo munsi Yesu yohereje umwuka wera ku bigishwa. Mwibuke yuko mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ibice 2 bivuga imirimo Petero yakoze umunsi umwuka wera yaje. Yarahagurutse abwira Abayuda, ababwira ibyo umwuka wera yaramaze gukora, kuko yujuje abantu umwuka, abantu batangira kuvuga ku ndimi nshya. Aho hari amoko atandukanye, indimi zitandukanye, ariko ibyavuzwe aho ngaho buri wese yumvise ibivugwa mu rurimi rwe. Maze abantu baravuga ngo basinze, ariko Petero aravuga ngo aba bantu ntabwo basinze, ngo ahubwo Yesu mwishe Imana ikamuzura, ngo uwo niwe wakoze ibi ngibi. Izina ry'Uwiteka rihabwa icubahiro. Sifa kwa Mungu. Arababwira ngo Yesu wazutse ubakaba ari mu ijuru niwe wakoze ibitangaza, ntabwo basinze, ahubwo buzuye imbaraga z'umwuka wera. Uwo munsi aba ari wo munsi ubaho gutangira ku itorero. Yesu abahereza misiyo. Arababwira ngo nimugende mu isi yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza.
ngo ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Uyu munsi rero ni umunsi ukomeye mu mateka y'itorero, ni umunsi abigishwa bamazwe ubwoba, ni umunsi itorero ryatangiye, ni umunsi ubutumwa bwatangijwe ku isi yose bugenda buvugwa, bugera naho butugeraho twebwe nk'abanyarwanda. Iyo mwuka utaza kuza, iyo Yesu atagenda kugira ngo mwuka uze, ntituba twarabwiwe ubutumwa bwiza. Ariko twabubonye kubera yuko Yesu yazamutse akohereza umwuka wera. Turaganira imirimo itatu y'umwuka wera muri twifashishije ibice twasomye. Umwuka wera akora byinshi mu buzima bwacu, akora byinshi mu buzima bw'abemeye Yesu bakamumenya bakamwakira nk'umwami n'umukiza, bakaba abana b'Imana. Akoramo imirimo myinshi twagiye tuyiganirwa kenshi, murabizi, ariko uyu munsi turaganira imirimo itatu y'umwuka wera. Mu mirimo myinshi umwuka wera akora mu buzima bw'abakirisitu, turavuga imirimo itatu. Icambere naha twasomye mu butumwa bwiza ibice 16 umurongo wa 7, aho Yesu yavuze ngo igifite ico kimaze nuko ntandukanwa namwe ngasubira mu ijuru, ngo kuko ningenda muzahabwa umwuka wera, ngo kandi uwo mwuka azabemeza ibyicaha cyanyu. Murimo wa mbere umwuka akora wemeza umuntu ibyaha bye. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu aravuga ngo igifite icyo kimaze. Uhereye mu gice cya 14 cy'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ukageza ku 16, Yesu yabwiraga abigishwa be amagambo yo kubasezera agiye gusubira mu ijuru. Mu gice cya 14 yaravuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munizere. Yesu yarazi yuko bazahura n'ibibazo, bazatotezwa, bagakubitwa, bakangazwa, bagakurwa mu byabo, bagapfa imfumbi. Ariko arababwira ngo ibyo byose nubwo muzahura nabyo, ngo ntimuhagarike imitima, mwizere Imana nanjye munizere. Ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi, ngo yabatarahari ngo mbabwiye kuko ngiye kubateguriza hanyu. Igice cya 15 atangira babwira ngo ndi umuzabibu ukuri, ngo kandi data niwe nyirawuhingira. Kristo ni igiti, twe tukaba amashami. Kugira ngo ishami rikomere nuko riguma ku giti. Maze uyu murongo twasomye mu gice cya 16 amaze kubabwira ibyo byose, ibibazo bazahura nabyo, abigishwa bagira impungenge, bagira ibibazo, batekereza yuko Yesu wabanaga nabo, wabaherezaga buri cyose, yarabagaburiraga, yajyanaga nabo aharaye akaba ariho barara, kandi abigishwa mbere yuko Yesu abahamagara ntabwo bari bafite ubuzima bwiza. Usomye mu ijambo ry'Imana bivuga yuko bamwe bari abarobyi, abandi bari abakoresha bikoro, kandi muri Bibiliya uwari umukoresha w'ikoro bamugereranya n'umunyabyaha. Batekereza yuko bazasubira muri ubwo buzima, batekereza yuko bagiye kuzabura ibiryo, batekereza yuko bazarwaza ntibabone ubakiza, bazagira ibibazo ntibabone ibisubizo. Yesu igihe yari ahari abarwaraga yarabakizaga. Ba nyirabuko wa Simoni umwigishwa we yari arwaye yagize igihe kirekire, ariko Yesu aramukiza. Amaze kubabwira yuko agiye kujya mu ijuru, abigishwa bagira ibibazo, batangira kwiganyira, batangira gutekereza yuko bagiye kubaho mu buzima butari bwiza. Maze Yesu arababwira ngo nubwo bimeze bityo bene data, ngo gifite ico kimara inyungu, kugereranya ngewe Yesu kubana namwe nuko nagenda, ngo gifite inyungu nuko nzamuka nkajya mu ijuru. Impamvu zabyo nuko Yesu akiri ku isi, abakize n'abagiriwe neza n'abamwegereye, ariko abandi bari kure yiwe bagumanye indwara zabo, bagumanye gucishwa bugufi kwabo, bagumanye akarengane kabo, kuko kugira ngo ukire nuko wageragaho Yesu ari. Ariko arababwira ngo nizamuka nkajya mu ijuru, muzahabwa imbaraga z'umwuka wera. Uwo mwuka wera azabana na buri wese aho azaba ari, ntibizasaba yuko wegera Yesu kugira ngo ubashe gukira. Arababwira ngo igifite inyungu suko tugumana,
igifite inyungu suko tugumana kugira ngo mukomeze murye, ahubwo igifite inyungu nuko nzamuka nkajya mu ijuru, nagerayo mugahabwa umwuka wera. Umwuka rero aza afite ibyo agomba gukora. Uwo mwuka Yesu yohereje yari afite ibyo agomba gukora muri iyo mirimo. Umurimo wa mbere niwo twavuze ngo nukwemeza abantu, nukurwana n'isi. Umwuka wera nukurwana n'ubugingo bwawe, umwuka wera nukurwana n'ibitekerezo byawe, umwuka wera nukurwana n'imyitwarire yawe, umwuka wera nukurwana n'imyicarire yawe, akagutsinda akakwemeza icyaha cyawe. Imana idufashe. Haleluya, haleluya. Muri iki gihe abantu buzura umwuka wo kwemeza abandi ibyaha byabo, ariko ntubemeze ibyaha byabo. Umuntu akuzura umwuka wo kubona ibyaha by'abandi, ariko ntiyuzura umwuka wo kubona ibyaha bye. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Umwuka yaje kugira ngo yigishe abantu abemeza ibyaha byabo. Buri muntu wese umwuka banze amubwire agutunganye. Umuririmbyi w'indirimbo zo gushimisha yaravuze ngo umvugutire kandi uncure, ngo inkamba zimvemo umpindure igikoresho cyawe uzahora ukoresha. Umwuka aza guhondahonda. Umwuka akakurwanya, akagutsinda, akakwemeza icyaha cyawe. Wamara kwemeza icyaha cyawe ukacihana ukakirega, ukabona gusohoka, ukava i Yerusalemu ukabona kujya i Yudeya n'i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Abakirisitu muri iki gihe bahera hisi hekera kugira ngo bazabone kugaruka ku buzima bwabo. Bagahabwa umwuka utangirira i Samariya, ukaza i Yudeya, ukabona kugera i Yerusalemu. Ariko Yesu yatanze itinerere y'ubutumwa bwiza. Yesu yatanze umurongo w'ibyo umwuka azakora. Ntabwo yigeze avuga yuko umwuka uhera ku mpera y'isi. Ntabwo Yesu yavuze ngo umwuka muzawuhabwa ngo ariko nguhere i Samariya, nguzi Yudeya, ngubone kugera i Yerusalemu. Ariko yaravuze ngo umwuka naza azemeza buri wese icyaha cye. Namara kukwemeza icyaha cyawe ucihane. Numara kwatura ubone gusohoka mu buzima bwawe, ubone kujya mu buzima bw'abandi. Uva i Yerusalemu ubone kujya i Yudeya n'i Samariya no kugera hisi hekera. Haleluya, haleluya. Umuntu akaririmba akuzura umwuka wera, umuntu agasenga, umuntu akabwiriza, ariko atarabasha kwemezwa n'umwuka icyaha cye. Umwuka naza azatwemeza ibyaha byacu. Tuzagundagurana n'umwuka kugeza igihe dutsinzwe. Nitumara gutsindwa twemere ko turi abanyabyaha. Nitwemera ko turi abanyabyaha tubyihane, tubireke, tubone kujya kubwiriza abandi. Ntituzajyanwa mu ijuru nuko tuzi kubwiriza abantu bagafashwa, abantu bakagubwa neza. Hari abantu babwiriza ukumva urafashijwe, ariko ibyo ngibyo si byo bihagije gusa. Hari umuntu uririmba abantu bose mu iteraniro bakavuga ngo ubwo kanaka afashe indangururamajwi kugira ngo aririmbe, agatangira kunezerwa ataranaririmba. Hakaba abantu batangira gusenga ukumva umerewe neza niyo ataratangira gusenga. Abandi batangira gukora imirimo ukumva bameze neza, ariko ico si cyo kizatujyana mu ijuru. Tuzajya mu ijuru yuko twarwanye n'umwuka wera, twagize intambara z'umwuka wera, umwuka wera akadutsinda, akatwemeza ibyaha byacu, tukabyihana, hanyuma tukabireka. Uwo ni umurimo w'umwuka wera, si umurimo w'abapasitori, si umurimo w'abadirija, si umurimo wa perezida wa korari, si umurimo wa perezidante w'abamama, si umurimo w'abagenama, ariko umurimo wo kwemeza abantu icyaha ni umurimo w'umwuka wera. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Kamere z'abantu, abantu banga kwemera ibyaha byabo. Umuntu bamubwira icyaha yakoze ntacemere, ahubwo agatangira gutanga abagabo, akabyo ntinabikoze, akavuga ngo nde wambonye, byagenze gute, byavuye bikajya he. Ariko nuko atarahura mu mwuka wera. Umukirisitu ntajya yemera icyaha kugira ngo agabanyirizwe igihano. Ntabwo ari amategeko y'isi,
ntabwo ari amategeko y'ibihugu, ntabwo ari amategeko y'imiryango ngo niwemera icyaha cyawe nutananiza ubutabera ngo nukora ibi nibi ngo bazakugabanyiriza ibihano. Umuntu akemera icyaha kandi mu mutima atacemeye. Ariko iyo wagezwamwo n'umwuka wera, iyi imbaraga Yesu yasezeranije abigishwa iyo zamaze kukumanukira, umuntu azabona ibyaha bye akabyemera agaca bugufi. Sifa kwa Mungu. Umwuka atwemeza ibyaha byacu. Mitima y'abantu b'iki gihe yananiye umwuka wera kugira ngo yemeze. Abakirisitu akaba mu itorero imyaka n'imyaka, akaba mwarwana n'umwuka buri munsi igitondo n'umugoroba, ariko akananirwa gutsindwa n'umwuka wera. Akaba yarananiye umwuka wera ni ku rutare. Ariko Yesu yaravuze ngo bene data abigishwa banjye nkunda, ngo igifite icyo kibamarira ni ukugira ngo umwuka wera aze, ngo namara kugera hano abarwanye mwebwe, arwanya bisi abemeza ibyaha byabo. Iyo dutunze umwuka utatwemeza icyaha twakoze ntacyo bimaze kugira. Ntabwo wari umwuka wera, ntabwo ari umwuka w'Imana. Kuza hano ukaririmba ugasimbagurika, ukuzura umwuka ukavuga ku ndimi, ugafata impapuro ukandika, ukarangiza ikayi n'iyindi, bakaguha impapuro zose ukandika, ukavuga ibitangaza, ugakora ibitangaza, ariko umwuka atarakwemeza icyaha kugira ngo ukireke usohoke muri wowe ubone kujya mu bugingo bw'abandi bantu, ntabwo ari umwuka w'Imana. Ariko umwuka w'Imana utuma duca bugufi muri korari. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Umwuka w'Imana utuma tutakagara, twiyorosha tukaba abantu boroshe. Umwuka w'Imana utuma tubwirwa nabo turusha imyaka tugaca bugufi. Umwuka w'Imana utuma tubwirwa n'abaturuta tugaca bugufi. Umwuka w'Imana utuma tubwirwa n'ababyeyi bacu ntaba ari bo dutinya gusa, ahubwo tukareba ibyo wa mwuka yadukoreye akatwemeza ibyo tugomba gukora, tukemera guca bugufi kubera yuko twahondaguwe. Baradusekuye, umwuka yaradusekuye, araduhondagura, duhinduka ab'Imana, duhinduka ibikoresho by'Imana, ntitukiri babandi kubera ko umwuka ari kumwe natwe. Haleluya. Sifa kwa Mungu. Banishimwe. Oh haleluya. Ariko abantu batekereza yuko kujya mu ijuru ari uko umuntu avuga ku ndimi. Biranashoboka yuko ari abantu bavuga babesha ari byo bikora. Kuko abantu bamenyereye inzu y'Imana, abantu bamenyereye iby'Imana, ntibakigira n'ubwoba bwo guhaguruka ngo barahanura ibitari ukuri. Bagahaguruka bakuzura umwuka kandi atari umwuka w'Imana. Bakavuga ibyo babwirijwe n'amarangamutima yabo, bakavuga n'ibyo babwiwe n'abandi bantu. Ariko uwahondaguwe n'umwuka wera, uwo mwuka wera yaje muri we, yigisha ubugingo bwe mbere y'abandi, akakwigisha akakubwira ngo nubwo ntawakubonye, nubwo umugabo wawe atakubonye, nubwo umugore wawe atakubonye, nubwo uwo muririmbana atakubonye, nubwo umwana wawe atakubonye, nubwo pastor atakubonye, ariko hari icyo wakoze akakwemeza icyaha cyawe. Uwo ni umurimo w'umwuka wera, kuturwanya no kudutsinda, akatwemeza icyaha cyacu tukagisabira imbabazi. Ariko gutunga umwuka utatwemeza icyaha ntabwo ari umwuka w'Imana, nta n'icyo bimaze kugira. Ariko Yesu yaravuze ngo umwuka azabemeza ibyaha byanyu. Umurimo wa kabiri w'umwuka wera, iyo tumaze kwemera ibyaha byacu tugatsindwa, umwuka duha imbaraga. Umwuka aradutinyura tukaba abo guhamya Yesu. Iyo wakiriye umwuka yamaze gukubura muri wowe, akavanamwo biriya byose byakwanduzaga, akavanamwo biriya byose wapfaga n'abandi, akavanamwo biriya byose byatumaga wishira hejuru ukazamuka, umuntu agahagarara ufite metero imwe na santimetero 50, ariko yagenda mu muhanda ukagira ngo afite metero 6. Iyo umwuka amaze kukuvanamwo ibyo, umwuka aguha imbaraga, akagutinyura kugira ngo uhamye ibyo Yesu yakoze.
Sifa kwa Mungu. Haleluya. Iyo tutarahabwa umwuka tuba abanyabwoba. Iyo tutaragira imbaraga z'umwuka wera turatinya. Ibyago byaza biga abamenye Imana, abakiriye Yesu, abamwemeye nk'umwami n'umukiza wabo, batangira kuvuga, abantu bakagira ubwoba, bamwe bakatangira kuvuga ngo ntabwo turi abakristo. Mwibuke Petero, umwigishwa wa Yesu, inshuro yihakanye umwami Yesu nuko yari atarahabwa umwuka wera. Abigishwa bakiri kumwe na Yesu bari batarakomera mu by'agakiza, bari batarahabwa imbaraga z'umwuka wera, bari bakiri abantu bahamagawe na Yesu ariko batarahabwa imbaraga, bari bataratinyuka kugira ngo babashe guhamya Yesu. Ariko umunsi umwuka yamanutse, umunsi bari kumwe, nibwo bahawe imbaraga, barahaguruka. Ibyo Petero yatinyaga kuvuga abivuga ku mugaragaro, abantu bose babyumva, abamuhigaga n'abamugenzaga, babandi yihakanyemo Yesu, babandi bamuteye ubwoba akavuga ngo Yesu ntabwo muzi, ngo ntabwo muzi, reka. Ariko uwo munsi kubera yuko yari amaze guhabwa imbaraga z'umwuka wera, kubera ko umwuka yari amaze gukora umurimo wayo, kubera ko umwuka yari muri Petero, arahaguruka arababwira ngo uwo mwishe niwe watukoze ibi, niwe watumye duhaguruka, niwe watumye dutinyuka. Ngo ndetse n'umwana muto ngo uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Sifa kwa Mungu. Iyo wamaze kuzura umwuka wera, umwuka guimbaraga, uratinyuka aho utashoboraga guhagarara, kwahagarara ugashira amanga. Icyo utashoboraga gukora ukagikora. Murabizi mwese abantu bakuru hano muri iki gihugu, igihe cya jenoside hari abantu batahirwaga, hari abantu batari bafite ibibazo byo kwicwa, ariko kubera yuko bafite umwuka wera muri bo, kubera yuko umwuka wera yamaze kubarwanya, abemeza abari bo, abahindura abana b'Imana, bamwe muri aba bantu barapfuye bazira abandi, banga kwihakana uwo bamenye, banga guhakana Yesu, baremera barapfa barabizira kubera yuko bari bafite imbaraga z'umwuka wera. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Abo iyo wamaze kwemera ukagira imbaraga z'umwuka wera, hayizuru kwako ntaco bitwaye niba wafa, ntaco bitwaye niba bagushinja, ntaco bitwaye niba bakurasa, ntaco bitwaye niba bagutera amabuye, kubera yuko izo mbaraga zo kubyihanganira, izo mbaraga zo gushira amanga, izo mbaraga zo guhagarara ukavuga Yesu, ukanga kuva kukuri, ukemera kurengana, nta babyeyi baziguha, nta bene wanyu bashobora kuziguha, nta mugabo wawe waziguha, nta mugore wawe waziguha, nta mwana wawe waziguha, ntiwazibona kubwo amafaranga, ahubwo tuzihabwa n'umwuka wera. Iyo dufite umwuka wera, umurimo azakora aduha imbaraga, akanadutinyura guhamya Yesu. Duhe Imana yacu icubahiro. Oh haleluya. Igituma abantu bagira ubwoba, batinya guhamya Yesu, batinya guhagarara ngo bavuge ukuri, batinya guhagarara ngo bemere gupfa bazira Kristo, nuko nta mbaraga bafite. N'abantu buntu ntibaragira umwuka wera, ntarakora muri bo, umwuka ntarabaha imbaraga. Ariko abahawe imbaraga, Yesu yaravuze ngo icakora muzahabwa imbaraga. Umwuka wera nabamanukira. Abamanukiwe n'umwuka wera bahabwa imbaraga zo guhagarara, bakaba bigishwa ba Kristo, ntibabe bakiri babigishwa bakurikiraga Yesu kugira ngo bakize indwara, ntibabe babigishwa bakurikiraga Yesu kugira ngo bagaburire, ntibabe babigishwa bakurikiraga Yesu kubera yuko babuze uko bagira, ntibabe babandi bakurikiraga Yesu kubera indwara zabo, ariko bakaba bigishwa ba Kristo bagomba guhamya Kristo wapfuye agahambwa akazuka, akaba ari mu ijuru iburyo bwa Data, ngo atunihira iminiho itavugwa. Nta kindi kiza gituma tubikora, nuko Kristo aba yaduhaye umwuka wera, akamanuka kuri twe akaduhereza imbaraga. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Ugasanga umwana n'umwana muto, ugasanga umudamu cyangwa umugabo n'umuntu wagahonja udafite imbaraga, n'umurwayi buri cyumweru ajya gufata imiti, arwaye mu mugongo, arwaye hehe na hehe, ariko mu buzima bwe bw'umwuka arakomeye, afite imbaraga.
aratinyuka yageraho bavuga Yesu nabi akavuga ati nimurekeraho umwami namenye ntabwo ari uwo nguwo sinshobora kwerekeza mu mugongo ahubwo ndavuga ibyo yakoze muri iki. Petero aravuga ati mw'Abayuda mwe Kristo wapfuye akazuka niwe wakoze ibi bintu. Mwuka icaza dukorera cya kabiri ni ukuduhereza imbaraga akadutinyura tugatinyuka tugahagarara tugashikama tukarwanirira ishaka umurimo w'Imana. Ariko iyo utaragira umwuka muri wowe iyo imbaraga z'umwuka wera zitari muri wowe usanga basenya urusengero ntacyo bikubwiye, usanga izina ry'Uwiteka ritukwa ntacyo bikubwiye, usanga abaririmbyi badakora uko bikwiriye gukorwa ntacyo bikubwiye, usanga bitwara uko batitwara ntacyo bikubwiye. Ariko uwahawe imbaraga z'umwuka wera azahagarara agahabwa imbaraga agatinyuka akavuga ibyo Yesu yakoze ku musaraba. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Umurimo wa gatatu umwuka wera ajya dukorera ngo ajya twigisha ngo atwibutse ibyo Yesu yatubwiye ngo akanatwigisha ibigiye kuza. N'umwarimu w'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Yesu yarazi yuko bishoboka ko turi abantu dushobora kuzibagirwa. Yarazi yuko ubwenge bwanjye bushobora kugira ibyo byibagirwa mu byo Yesu yavuze, ariko aravuga ngo uwo mwuka naza ngo azabibutse ibyo nababwiye. Azababwira yuko abibutse yuko mu isi atari iwacu, azababwira yuko tugomba kureka ibyaha, azababwira yuko tugomba kugira urukundo, ngo kandi azabigisha n'ibindi. Yarazi yuko Satani azaturwanya aduteyeho amayobera yo muri iki gihe, kandi dufite urugendo. Muririmbyi w'indirimbo z'agakiza mu rurimi rw'Igiswahili iravuze ngo nafanya mwendo siku kwa siku na sitachoka sijaumaliza kamwe. Ngo nkora urugendo buri munsi, kuwa mbere ndi mu rugendo, kuwa kabiri ndi mu rugendo, kuwa gatatu ndi mu rugendo, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru, ngo kandi ntabwo nzananirwa ngo ntarasoza urugendo rwanjye. Abakirisitu twicaye turi mu rugendo, aho twicaye mu materaniro turi mu rugendo, aho twicaye mu mago yacu turi mu rugendo, aho twicaye mu kazi ducuruza turi mu rugendo, aho twicara dukorera leta turi mu rugendo. Turava mu isi tujya mu yindi si, tugenda abantu babona twicaye, twimuka mu isi kandi tukituyemo. Muri urwo rugendo rero harimo byinshi Yesu atatubwiye, harimo byinshi byagiye byaduka. Yesu yaramaze gusubira mu ijuru, aravuga ngo umurimo w'umwuka wera ngo azabigisha. Sifa kwa Mungu. Umwuka wera ni umwarimu w'ubuzima bwacu, ni umwarimu wacu mu bihe bitandukanye, ibihe bitigeze kubaho. Ibyo ijambo ry'Imana rivuga ngo ibihe by'imperuka bizaba ari ibihe bica, bizaba ari ibintu bigoye, abantu bazaba biyoberanya. Ariko dufite umwuka, dufite umwarimu utubwira ngo iki kirakwiriye, iki ntigikwiriye. Kakubwira ngo nsuko umugore wakijijwe ajya yitwara, suko umugabo wakijijwe ajya yitwara. Nubwo abandi baza bameze uko bameze, bagakora ibyo bagomba gukora, bakavuga ko ari byo bigezweho, bakavuga yuko kutabikora ari ukutamenyera umujyi, ari ukuba ari umuntu utagezweho. Ariko umwigisha Yesu yadusezeranije akakubwira ngo sigaho, ibyo si iby'abana b'Imana. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Tukemera kuba inshongerezi, tukemera kuba ibicibwa, tukemera kuba insuzugurwa, tukemera kuba abantu badafite agaciro, tukemera kugaragara nk'abatarize babaswa kubera imbaraga z'umwuka wera dufite, kubera umwigisha wacu utubwira ngo ibyo ngibyo ni iby'ab'isi ariko si iby'abana b'Imana. Sifa kwa Mungu. Amatwi y'abantu muri iki gihe yarazibye. Umwigisha twahawe, umwigisha twasezeranije arigisha agatangira ku wa mbere, icumweru kikarangira, ukwezi kukarangira, umwaka ukarangira, abantu bagahora batsibira mu ishuri. Abakirisitu bananiwe gufata ibyo umwuka twigisha.
ariko biragoye bene data, uru rugendo iyi si turimo ntabwo tuzayishobora tutumvira umwarimu wacu, tutumvira umwigisha Yesu yadusezeranije. Yesu yarazi yuko ibihe by'imperuka bizaba ari ibihe bigoranye, bizaba ari ibihe byitiranya, bizaba ari ibihe ibintu bigaragara kuko ari byiza, ari iby'abakijijwe, nyamara bihese ibidakijijwe. Ariko Yesu aravuga ngo nimugire ubwoba, nzaboherereza umufasha uwazabigisha. Mwemere kwigishwa n'Umwuka Wera, mwemere kwigishwa n'isezerano Yesu yatanze, mwemere kwigishwa n'imbaraga zavuye mu ijuru. Icyo nicyo kizatuma tumenya uko twitwara muri iyi si, tumenya uko tugenda, tumenya aho dukandagira, tumenya n'aho tudakandagira, tumenya aho dushira ikirenge n'aho tutagishira, tumenya ibyo twambara n'ibyo tutambara, tumenya ibyo turya n'ibyo tutarya, tumenya uko twicara n'uko tuticara, n'uko twumvira umwigisha Yesu yadusezeranije. Sifa kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Yesu aravuga ngo bana bange ndabizi iyi si izaza ibintu bibarenze, iyi si izaba ifite tekinoloji mudashobora gusobanukirwa, iyi si iza abakobwa bazabitwara ukundi, abahungu bazabitwara ukundi, abasaza ntuzabukimenya ko bashaje, abakecuru bazakenera kuba inkumi, abantu bose bazakenera kwitwara uko bumva, ariko Umwuka azabigisha. Nimumera amatwi, mufate n'amakayi, mufate n'amakaramu, mwandike ibyo Umwuka ababwira. Uwo niwe mwarimu mukuru. Sifa kwa Mungu. Uwo niwe mwarimu ukwigisha ukumva biruta uko abavuga butumwa mpuzamahanga bashobora kuvuga. Uwo niwe mwarimu uzowigisha ibikwiriye biruta iby'abaririmbyi mpuzamahanga barya bishyirwa amafaranga, akaza yajya muri stade abantu bakajya babyigana kujya kumureba, ariko akaririmba, yasoza kuririmba ugataha ukaba uko wari umeze, kubera yuko nubwo yaririmba ameze ati ariko utumviye umwarimu mukuru ntaco byatanga. Murabona aho umuntu nubwo yavuga ururimi wumva, umuntu akavuga pe uko akirimo avuga ukajya wumva arimo aravuga ibintu bikomeye, ukumva ukeneye ko akomeza kuvuga ngo ukomeze ubyumve, ariko nyuma y'ikiganiro, nyuma yuko amaze kuvuga, wasubiza ubwenge inyuma ngo utekereze se niki yavuze, rimwe na rimwe ukabura icukuramo. Iyo umuntu adafite umwarimu udusobanurira, iyo udafite ukwigisha, nubwo abavuga butumwa baza bakabiwawe bagakambika iwawe ubuzima bwose, bakajya bakwigisha ku manywa na nijoro, bazavuga amagambo, nyuma yo kuyavuga aba amagambo asanzwe, amagambo ya hano hanze. Ariko iyo umwigisha nyakuri, yule ambaye asiyebadilisha, umwuka utarobanura, umwuka udatinya ngo uyu ni umukuru w'igihugu, umwuka udatinya ngo uyu ni igihanganga ayoboye isi, umwuka udatinya ngo uyu ni umugabo mu rugo rwe, umwuka udatinya ngo uyu ni umugore mu rugo rwe, umwuka udatinya ngo uyu mwana niwe udutunze, niwe uduhereza amafaranga yo kurya, umwuka udatinya ngo ibi nibi niko bimeze, umwuka udatinya abantu benshi, umwuka udatinya abantu bake, umwuka udatinya ngo ni perezida wa korari, umwuka udatinya ngo ni umuririmbyi uyoboye abandi baririmbyi, umwuka utagira uwutinya, utagira uwubabera, azabwiza abantu ukuri kose ku ijambo ry'Imana. Iyo yakugezemo akakwigisha ukamwumvira, ugira amahoro mu mutima wawe. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Uwo niwe dukeneye. Yesu abwira abigishwa ngo murebye ibyo byose igifite inyungu nuko ngenda. Ico nabahitiramwo bigishwa nyakuri nuko ntaguma hano, nuko tutagumana namwe, ahubwo nuko ngenda nkajya mu ijuru, nagerayo nkinginga Data akaboherereza umufasha, uwo mufasha akazaza kubigisha no kubemeza ibyaha byanyu, akaza kubaha imbaraga no kubatinyura, kugira ngo muhagarare mushize manga mu bibazo mugiye kuzahura nabyo. Niba bica muzaba mufite imbaraga, muzaba mufite uwabatinyuye, ikindi ngo azabigishe mu bihe bikomeye kugira ngo mubashe gukomeza urugendo rwanyu rujya mu ijuru. Ico nico tubifuriza bene Data. Pentecoste y'uyu mwaka ibyo kwemerera umwuka kugira ngo atwemeze iby'ubugingo bwacu, niyo kwemerera umwuka
kugira ngo aduhereze imbaraga zo gukorera Imana, niyo kwemerera umwuka kugira ngo adutinyure imbere y'abakomeye, imbere y'abarwanya ijambo ry'Imana, ariko duhagarare tudatsinzwe dushikamye, nuwo kugira ngo twumwemerere umwuka wera mu rugendo rujya mu ijuru, ibyo tutabasha gusobanukirwa, ibyo ababyeyi batubwira bitari byo, ibyabo twashakanye batubwira bidakwiriye, ibyo igihugu gishobora kuvuga kidakwiriye, iby'isi yavuga bidakwiriye, ariko umwigisha twahawe, umwigisha twasezeranijwe natubwira ngo ibi si byo, tubireke yuko ni umwigisha twasezeranijwe. Imana iduha imbaraga zo kubasha kwakira imbaraga z'umwuka wera. Imana iduhereze ubushobozi bwo kwemera no guhagarara no kwemera kwigishwa n'umwuka wera. Reka duhaguruke dusenga Imana.